Ibihe byiza, umugoroba mwiza cyane kuri iyi tariki 11 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ugiye kubana nanjye Yambii Intore mu makuru y'imyidagaduro kuri uyu mugoroba. Ese muri Showbiz Nyarwanda iwacu muri Showbiz Live haravugwa iki? Niki gihari mu myidagaduro iwacu mu Rwanda ndetse n'imahanga? Reka nkubwire yuko amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo zikurikira. Umuririmbyi ndetse akaba n'umuhanzi waboneye benshi izuba mu muziki gakondo Intore Massamba ari mu myiteguro yo kujya gutaramira ku nshuro ye ya mbere mu gihugu cy'u Butaliyani mu gitaramo cyihariye kizakusanyirizwamo inkunga yo gushyigikira Diaspora Nyarwanda yo mu Butaliyani. Ni igitaramo cyiza cyane giteguriwe abanyarwanda bari mu Butaliyani mu kuzasoza uyu mwaka wa 2024 bataramye bari mu gitaramo ndetse banatangira umwaka wa 2025 banezerewe bataramiwe n'Intore Massamba. Inkuru yo hanze ihari cyane iwacu mu myidagaduro ni inkuru y'umuhanzi Diamond Platinumz utegerejwe n'abanyarwanda benshi mu gitaramo kigiye kuzaba muri iyi minsi igiye kuza wo muri Tanzania ufatwa nka nimero ya mbere muri Afrika y'Iburasirazuba. Agiye gutaramira mu Bufaransa mbere y'ukaza iwacu mu Rwanda mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 mu gitaramo yatumiwemo na The Ben bakoranye indirimbo Why. Bazaba bafitanye performance mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 aho The Ben afite kumurika album ye nshya muri BK Arena ashyize hanze amatike y'igitaramo cye yabashije kujya ku masoko, bamwe batangiye no kuyagura. Ngira ngo nkubwire ntawe nuzacikwe muri BK Arena aho The Ben azaba agiye kumurikira album ye nshya. Reka amakuru yacu tubaye tuyasoreje ahangaha, reka nkwifuriza ibihe byiza no kugubwa neza. Yari Intore mu mfura Silent Fire at your mind a billion African Black Dreamer Boy Yambii Joy Speaker Boy alone to make a load of Tokalas Jimunotsipa Mafita antagonist Yambii Intore. Ugira ibihe byiza, hug life for Zaya Malone.